Ega inongeye guhereza ikaze wa mungu wanyu Sam Promoter cyangwa Sam Pro nk'ibisanzwe. Uyu munsi nongeye kubazanira indi application nziza idagusaba gushora kugira ngo wikoremwe amafaranga, nta gishoro isabwa habe na gato. Muri application ukoramo task, kandi task zose ukoreyemo amafaranga yose ukoreyemo uyabikura akakugeraho ganye ibisanzwe. Muri application rero hamwe uburyo bwinshi ubasha gukora amafaranga ukagira mu gihe cyo gukora withdraw mu gihe batanze. Yego harimo uburyo bwinshi ukoramo task, harimo uburyo bwinshi ubasha kubona amafaranga akwemerera kubikura. Iyi ni imwe video naguteguri imwe rikumbi irakwigisha uko wakora sign up ugakoramo n'amafaranga, gukoramo n'izo task mu buryo bworoshye cyane. Harimo uburyo ukora withdraw mu buryo bworoshye, ariko nutara video ukagenda utarutsa ngo ushaka kugira ngo ugere ku musozo wayo ntabwo urabasha gusobanukirwa habe na gatoya. Muri iyi video rero mpamvu nakubwiye ngo manze wicare uyirebe neza kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibikubiyemo. Ariko nibusa niba uri mushya kuri uyu murongo wa YouTube channel yacu kuri Sam Promoter Official, kanda subscribe kandi like kuri video guy. Ariko n'abasanzwe ariho ndabibutsa mu kandi like kuri video guy kugira ngo dukomeze tumenye byinshi ko twatakaje imbaraga nyinshi dukora ino video. Ino video irakwigisha buri kimwe cyose ikuye muri application. Yego nkwaye ikaze, reka mbereke uko wakora sign up mu buryo bworoshye cyane. Link maza kurikura muri description, ugende ukore ibikurikira. Unura video neza araza no kwigisha ko wabikora kandi mu buryo bworoshye cyane. Nkwaye ikaze rero nk'ibisanzwe dukora withdraw kandi akugeraho uko nukurikiza video neza irakwigisha uko wakora amafaranga akakugeraho nta kabuza. Bisanzwe ndi kubabyara ko ngiye mbaze na kandi ka application keza turi gukoreraho muri iyi minsi uduceri. Katina kameze gute? Murabizi ko mbahereza bidasaba gukora investments cyangwa gushora. Nabahayo bita mcrypto, mwarayibonye benshi na benshi bagiye banshimira mbye yuko ikora withdraw bigakunda. So uyu munsi mbazaniye indi application rero. So aho uraza gukura application ni kuri Play Store cyangwa uze gukanda kuri link uraza gukura muri description, ugende uhita ukora download cyangwa ukore sign up unyuze kuri Play Store gayi n'ibisanzwe. Daza nkande kuri Play Store ukunguko gayi. So icyo tugiye gukora ni iki buriya, tugiye kugenda tujye kuri Play Store to downloading application igere muri phone. Waba ukoresha Android urakoresha Play Store, ukoresha App Store ariyo iPhone uraza koresha App Store nyine n'ibisanzwe. Tuze dukanda nitse search n'ibisanzwe, ahangaha no tuhita dukanda. Okay, tuhite tuza hano hejuru nitse search application, twandike yo bita BT Degree. Yeah, BT Degree already hano hejuru yaje, uhita uyikandaho. BT Degree nuko yaje, nuko nguko iyi logo imeze uko nguko BT Degree. Uwo bazakuzana ndetse ngo install, uhita uyikora uwestara, ariko hanga baye installed hanga already ya ndayifite muri phone. Nzaza BT Degree nuko nguko imeze. Uwo zakora install nge already nge ndayifite muri phone, ndaza nkanditse ngo play, already nzahita nkanda play. Wowe niba open, niba unagwa play uzakanda aho ngaho. Already nuko nguko rero yaje imeze. Tugiye gukora icyo bita sign up. Already nge ndayifite. Welcome to BT Degree missions. Yeah, welcome to BT Degree missions. Already address let's go. Ni wowe uzahita ukanda. Already uzahita ukanda let's go. Ahangaha bahita kwereka uko biba bimeze guy. Tuzakanditse connect to again. Handitse connect to again. Already ngewe insengera hano hameze uko gukora account, create account, join the web3 resolution. Aha rero uzakora icyo bita uzashyiramo email yawe ahangaha. Nurangiza gushyiramo email ahangaha uri gukora account, ahangaha ushyiremo password. Wabonye password na email ye already ahangaha ko narakoze account ngira ndakanda nitse create, ngenda ndaza ukanda nitse ngo sign in, naho ndahita nkanda ngewe. Aho uzashyiramo uri gukora account uzashyiramo yo bita uzashyiramo imita email yawe, password, creating a password, ushyiremo small letter na capital letter na symbols. Tuvuge ngo ushyiramo inyuguti ntoya muri password yawe na n'inyuguti nkuru. Muri ibyo ngibyo wahitamo imwe niyo bita symbols, ibimenyetso. Harimo albaz n'ibindi bigiye bitandukanye. Uzukanda handitse ngo create, ya ntuzakanda. Already ngiye ko mfite account, reka nkanda handitse ngo sign in, naho ndakanda. Sinzi ukuntu biri kugenda. Okay,
hariya already ngiye nkanze create, reka ndebe niba ndinjira. Okay, twase tugaruka muri ya application yacu. Already rero uko nari ku BTC mfite 1500, ariko already nge nayo nyifite. Ejo bundi mubwo nyikoze sign up. Ice missions collect rewards. Ice quit missions or earn rewards while gaining real world web3 kills. Harimo uburyo bwinshi muri application. Icyo bita missions, guards, friends, warrant, airdrops, bonus. Harimo uburyo bwinshi ugenda ugaininga zino ziriya BTC, iyo bita BTC. Tuzakanda icyo bita, tugiye kumanza tugiye kuri bonus. Already niwinjiramo already uzayibona. Ngiye already ngiye none narayigaininze ko nategereze kugira ngo bakorere video. Handitse earn extra bits, get bonus bits easily by finishing super quiet task. Bona BTC byoroshye urangiza task mu buryo bworoshye. Invite a friend, tumira umuntu. Earn 1.200 BTC for you, 4 BTC for your friend. Aha, tumira umuntu ubone BTC ingana n'200, inshuti yawe nayo ibone BTC 400 yakwinjiriyeho. Link ni uku nguku iba imeze. Ushobora no gusharinga ukoresheje Facebook, WhatsApp n'ibindi bigiye bitandukanye. Already hariya ni gutumira, ndikwereka uburyo bonus igenda ikorwa. Hano hari icyo bita subscribe to the crypto finally explained YouTube channel. Aha rero iyo ukanzanga ugenda ugatanga iyo bita subscribe, ugasobanura tanga subscribe, ubundi ukahita ukora finishing. Reka nkwereke n'urugero. Uraza ukandi kuri iyo subscribe to the crypto final explained YouTube channel. Uraza ni subscribe now, nuzahita ukanda hanga, izahita kuzana kuri YouTube. Reka tutegereze gatoya turebe guy na gutinda. Icyo uzakora handitse ngo batubwiye ko tugiye gutanga subscribe kuyo bita crypto finally expand. Tuzaza dukande subscribe. Already hanga twakande subscribe. Icyo tuzakora ni iki? Okay, uzaza reka dukore screenshot ya igihe bashobora kwidusa, ariko ne batayidusaba it's okay. Okay, ko twabakoreye subscribe, tugiye gukora icyo bita back. Tugaruke inyuma gatoya aho twari turi. Turaza dukande dusubire inyuma gatoya. Already hari twarangije gukora subscribe. Ahise tubyina ngo check. Already tuzaza dukanda check, na minota mike yashira batatubwiye ko byabaye bomb. Congratulations, it's yours. It was so easy. Byari byoroshye cyane. Right, yego nibyo. Enjoy your 1000 BTC and keep earning more reward. Byari byoroshye kubikora, yego nibyo. Inezererwa na BTC zingana n'1000, ukomeze ukorera amafaranga ubona rewards. Awesome. Already hanga twarangije gukorera ibyo twakiri gukora kuri subscribe. Task za mbere twazirangije. Ahanga bazakubwira ngo register on Kraken. Aha rero ushaka gukora nyine sign up, aho ngaho urabikora guy. Tugiye gukora icyo bita noneho BTC post. BTC post kuri iyo bita X ariyo Twitter. Aha uraza ukagenda ugatanga ugakora post bakaguhereza ziriya coin. Aha rero flow BTC on Facebook nabyo urukona ko birimo. Aha rero harimo uburyo bwinshi guy. So aha rero ngo flow BTC already twaba flowinze kuri IG baraduhereza enoza zingana n'1000 kuri YouTube ko nako nabo baduhaye. Aha rero tugiye kugenda mbereka harimo uburyo bwinshi. Video yawe nini cyane guy, mubibona. Reka tugiye no kuri IG aho ugenda ugapostinga, azatubye ngo share BTC on daily post. Reka dukande turebe, dukande share.
ahangaha harimo uburyo bwinshi. Iyo ushaka, iyo bagwaye check, ahangaha iyo bagwaye check, iyo ushaka uhita ubarya umugono ukahita uza ugakanda check iyo utari wagerayo. Iyo bakwemere bita bikunda ngo congratulation, it was easy right now, enjoy, it was easy right, enjoy your 1000 BTC and keep earning more rewards. Awesome. So ahangaha harimo uburyo bwinshi, nyine ushaka nyine kubarya umugono nuko biba bimeze. Aha rero uraza ugakanda ahangaha, ugakanda create. Okay, handi bagwaye check ahangaha iyo ushaka ntabwo wiriga ujyayo. Guy, ahangaha ndi kwereka nyine easy way uko bikorwa nyine guy. So nuko ndi kubibahereza tu. Yeah. Iyo baduhaye check already nakanze awesome. Ahangaha ndi kwereka easy way application ikora guy. Handitse hot, ngera ugaruke kuri hot, handitse ngo create an account. Turaza tena twongere tuhakande turebe. Twakanze icyo bita create account, awesome. Handitse ngo claim now, claiming now, check. Gategereze gato, reka dusubire inyuma. Uriya buryo bwose bwarangiye, urabona ko ari uko bigenda bikorwa. N'ahangaha naho reka tuhakande turebe uko biri kugenda bikora. Nyine easy way ndi kwereka kuntu zino reward zikorwa. Ahangaha join WhatsApp, naho nibaduha check twigarukirana inyuma. Ariko wowe already kwangiye barabikoze, niyo mpamvu ngaruka inyuma. Ariko wowe uzagera ukora kugira ngo birusheho kugenda neza, ugenda flowing. Kwangiye mba nakoze, niyo mpamvu ndi kongera kubisubiramo bikahita byoroha. Rero naberetse uburyo bwinshi aho ugenda ugakoramo izi airdrop cyangwa izi coin zimwe na zimwe muri application. Impamvu uri kubona ngewe ndi kugenda nkora birakabona birihuse cyane, hari igihe mba narabikoze before bikahita byihuta. Ariko wowe iyo uzaba waragoreza task uzagira manza ugaruke gucekinga wabikoze, aba ari byiza kurusha, kuko hari igihe ukora biriya ndi kwereka ukaza gukora check utakanze ibyo bakubwiye, ukora withdraw zikazatuma udakora withdraw, gatuma banakwimaga. Ni muri ubwo buryo rero ni application nabifuje kubahereza. Iyi application rero navuga ko nayo ikora nka airdrop, nuko imeze. Handitse ngo friend, harimo uburyo naho ugenda nyine ugatumira inshuti, mukaza nyine mugakora muri application. Hari iyo bita wallet ahangaha. Noneho inshuti ahangaha nabasobanuriye ko utumira inshuti ukagenda ubona coin. Hari icyo bita wallet ahangaha, naho urahakanda ukareba ibisabwa. Warrant all your achievement, rewards and earning. Connect warrant. Ibi byose tuzagenda tubereka uko bikorwa nuko biba bimeze. Hari icyo bita BTC uba ufite zingana, niyo bita delicious cyangwa degree. BTC ufite zingana niyo bita degree. Ahangaha rero hari kubura degree zingahe? Okay, hari kubura degree 200 twugire kuri degree ukora BTC zingana na degree mangana ngahe? Degree 31. Harimo uburyo bwinshi ahangaha ugenda utumira umuntu, aho wagiye utumira akaguhereza again zayo. Ahangaha kubye how to withdraw, ni gute noneho tubikura. Noneho ibira byose twabikoze dukora buri kimwe, ariko se ni gute tubikura? Ujye kubikora ni ubikura ndetse ngo how to withdraw, nuhita ukanda ukareba ese koko iyi application irakora. Urakanda ukareba byari ibyo. Nikora withdraw rero nanga ripa ukanda hari uzakanda kuri iyo BTC yawe, uzukayikandaho hari hejuru gatoya, ugakanda ukareba ibindi baba kuzanira. Turaza dukande kuri iyo BTC ayo dufiteho turebe ese koko twakora withdraw bigakunda. Okay, ngaha rero twahageze, nuko nguko haba hameze. BTC yacu nuko imeze. Iyo BTC rero nayibabwiye kuntu imeze.
iyo BTC muri application wayimaye yambwiye ko bakora withdraw bigendeye na sezo iyo ariyo bitewe nuko ngo sezo imeze, nkuko hano kuri yo bita airdrop babisobanura. Ahangaha iyo ukanze kuri airdrops bahita bigusobanura uko bimeze. Airdrop season 7 has ended, hano baba bari muri season ya 7 yarangiye. Stay tuned for the upcoming airdrops and companionship. Ahangaha kwa ino season yari iheruka yari season ya 7 yararangiye, hari indi season ya 8 iri kuza, kandi ya 8 niho uba wemerewe gukora withdraw cyangwa n'ibindi byose aho wemerewe kubikora. Ahangaha gukora withdraw ni biterwa na season urimo igiye kuza gayi, ni muri ubwo uburyo. Naho nzakwereka season ya 7 bahise batubya ko already season ya 7 yarangiye. Ushaka kureba BTC uko ayo bagiye bakoreramo wita ubibona ahangaha gayi no kono biba bimeze gayi. Aha rero abagiye batsindira winner BTC abambere, uwa mbere afite iyo bita degree zingana na 140 na zingahe kugenda, izo ni USDT 132, undi kabiri afite 152 USDT zingana n'130 na zingahe. Harimo uburyo bwinshi gayi, harimo uburyo bwinshi nabasobanurira kandi abantu benshi bari kugenda bakoresha muri application. Yego wayimaye yayimaye ambira yuko ikora, ngewe already ngena ngo nakora withdraw naba icyambere yo mbabwiye yuko ikintu yikoreho withdraw ndababwira, iyo nayikoreho withdraw nabyo ndabibabwira. Yibambye yuko iri gukora, iyi application iri gukora kandi na mananiza yawo, kandi urukona ko buno buryo harimo uburyo bwinshi. Ukwangiye hanga ndi kugira ngo video itaba ndende cyane, harimo uburyo bwinshi naberetse ukora. Hano handitse ngo kuri bonus ukaza ugakora zino task abaguhaye ahangaha gayi. Yo kanze hano kuri degree naho harimo uburyo bwinshi bagenda kubyira. Invite reward, harimo crypto ahangaha n'ibindi bigiye bitandukanye. Ahangaha ukora na setting muri application gayi. Rero gukora withdraw nababwiye yuko gukora withdraw biterwa na sezo uba urimo. Basobanuriye na mbere iko dukora withdraw bitewe na sezo turimo. Ese sezo turimo ni ya kangahe? Batubwiye uko sezo igiye kuza ni ya 8, kandi ikora withdraw ni paka ngo kuba dufite turi muri sezo ya 8 gayi. Ni muri ubwo buryo rero. How to withdraw, uruzuga kandanga kuri withdraw akakubwira ibisabwa. Ise tugira ngano no kura withdraw na hanga dukora withdraw. Airdrops details, details ayo. 1. Collect as many bits on possible during this season by completing mission referring friends. Aha basha korera basha gukusanya ukorere BTC mu gihe muri season runaka uzuze misiyo nurangiza utumire n'inshuti zawe. 2. When the season ends, mu gihe season biri kurangira, your collected BTC will convert your stack play power and you will receive the crypto airdrop. Mu gihe season zabiri kurangira azikusanya yishyire hamwe yikonvate agikonvate nurangiza uzayakira ari yabaye airdrop. Reka dusubire inyuma ngaha sinza akantu kari kikanzoga ndicyari kubasomera ngaha twa turi ku ya 2. 3. The more BTC you collect, ayo uzaba menshi uzagenda ukorera cyangwa ukusanya, the big you stack amafaranga yawe is your play power will be. Ya 3 ahangaha uzajya urakora yose azajya aramera nk'ishimwe y'igihembwe cyawe. Season ya 7, season ahangaha muri season ya 7 season ya 7 ya drop pizza pool ya amadolari 30,000 in the crypto. Ahangaha yo baspendinze nangana n'amadolari 30,000 muri season ya 7. Season ya 4 yarangiye ku itariki 30 z'ukwa 4 2025. When you reach 1000 BTC collected duration season ya 7, mu gihe uzaba wujuje BTC zingana n'ibihumbi 10
muri season ya karindwi already abayikoze barabizi bo byahise byikomvata aba airdrop. You will start updates into the airdrop, byabaye muri airdrop. Noneho tuse tugira kuri karindwi noneho for withdraw, kubikura noneho you will need Binance, uzakenera Binance or Coinbase account, uzakenera bita Coinbase account kugira ukore withdraw. Handitse ngo check airdrop, uzahakanda ahangaha urebe zindi collect zindi zisabwa guy. Uzahita ukanda handitse ngo check, uzakanditse ngo check, ukanda check guy mu gihe uzaba ufiteho. Okay, reka twongere dukande hano handitse ngo how to withdraw, turebe ibindi bisabwa. Uzakanditse ngo check airdrop mu gihe season ya 8 izaba yaje, ubundi urebe ibindi bikurikira. Gairo ni mu buryo nifuje kubagezaho iyi application. Batubwiye ko kugira ngo ukore withdraw ariko wenda ugomba kufite BTC zingana na 10k ariyo ibihumbi 10 za BTC kugira kuri withdraw. Kandi batubwiye yuko iyo bita season ya 8 iri kuza nkuko bajya bisobanura ngaho, zatubwira ngo season ya 8 season 8 coming soon, iraje vuba. Angana ama season nkuko yango na n'icyenda ko izaza. Airdrop is up ya karindwi bakurishije amadolari ingana $30,000 by'amadolari. Uribaza ya cyenda noneho izaza bazaspendinga angana gute muri ibi buryo. Angaha nagiye mbereka bagiye batsindira BTC cyangwa bagiye batsindira izi degree cyangwa bagiye batsindira ibihembo bigenda biboneka muri iyi application. Rero nuko nguko bimeze. Uribaza ese iyi application kuko harimo uburyo bwose kandi ikaba idakomera cyangwa idasaba ibikorwa byinshi cyane, ese irora cyangwa ni bya bindi byo gusikama? Yego nuko nababwiye ko nabahaye mcrypto, mbabwiye yuko kubikura bikunda. Yego nababeretse n'uburyo ya application uwayimaye n'uwayimaye yambwiye yuko ikora withdraw muri Africa. Ndakiya ko ndi mu bantu bakangaye bari kuyikoresha. Yego benshi barasanzwe bayikoresha ariko batazi ko ngo ikora withdraw. Uwayimaye nyine nambwiye ko ikora, niyo mpamvu nanjye mbifuje kubagezaho. Dukore n'ubundi birimo ntago bigoye ko nayo mbibereka. Nidukora withdraw bakayaduhaza ari byiza, nitukora withdraw ukakwima ko nta kitwa twashoye nta kindi nabyo tuzabyakira no kuko babimeze. Ariko icyambere nuko mbarashake twambere kandi dupfa kugerageza muri ubwo buryo. So nyibisanzwe reka dutegereze season ya 8, ariko muzamu no gukora muri gukora za task nagiye mbereka, mugende mugira degree nyinshi uko bigenda bigaragara hanga bigenda bigaragara guys. So rero ushaka link ndaza kuyishyira muri description, ugende ukore sign up unyuze kuri iyo link muri ubwo buryo ukore na download guys. So ndakunda cyane, Imana ikomeze barinde, Imana ikomeze barinde. Ciao ciao.